yewe ukuboko ubona sindafata imbunda mu ntoki. Kagame yarayifasha. Kagame afite abantu yishe. Kagame afite abo yicishije. Ntabwo rero ufite uburenganzira bwo kujya imbere y'abanyarwanda babwira ngo basaba imbabazi. We kandi narabyanditse zitukwa mu nkuru. We nabanza abwira abanyarwanda ati turashaka rukokoma. Nanyi mvuga ibyaha nakoze. Akore nk'ibyo uwitwa Rudasingwa bakoranye agenda avuga akemera. Mperutse kwandika kuri Twitter avuga nti naba nabirega bakemera ibyaha bakoze. Uyu reba hano kuri izi kamera yitwa Twagiramungu. Ngira ngo si ubwa mbere umubonye. Uyu ni umugabo uzwi n'abantu benshi cyane, ariko ikintu ngira ngo dusesengure ibintu ari gushinja Perezida Paul Kagame, ese inyungu ari gukuramo ni iyi? Ese yatinyutse agashinja Perezida Paul Kagame agira ati yishe abantu, yagiye avuga ibintu byinshi cyane, kandi Perezida Paul Kagame hari akimara kugera ku butegetsi hari ibintu byinshi cyane yahinduye n'abaturage babona, kugeza naho uyu mugabo Twagiramungu atuka Perezida Paul Kagame. Natangajwe no kubona umukuru w'igihugu afata ijambo ahekenya amenyo n'iminkanyari mu gahanga avuga ko ngo abantu b'abahutu bagomba kujya basaba imbabazi, aca n'imigani ngo hari abashinyagura ngo bari mu mahanga. Ese kuba Perezida Paul Kagame yavuga ati abantu bakoze icyaha bemere basaba imbabazi, nta kibazo gihari kandi barazihabwa, ni irihe kosa ririmo? Kugezaho amagambo nk'aya ngaya yamujya hejuru, abantu bakagenda bamutoteza gutya hirya no hino, kuzana inzangano mu bafatanyije nawe kurwana, gutukana. Ibitutsi biva mu kanwa kuriya mu Perezida Kagame nta handi wigeze ubibona. Abantu babitwa imyanda, inyura ngo sinza hinyura ubwo arabizi. Abantu bakitwa ibi bicagaguringo by'amakarita by'ibigarasha. Abantu basangiye nakaryoshye n'akabishye niko babyita mu Kinyarwanda. Mubwira ngo ni nuko dushoje ikiganiro, gusa cyo mujye mwibuka gukanda subscribe, nubona iyi video hari ikintu cyafashije ukande na like.